mubiye nk'ibihe z'amaboko hejuru ndaya Yesu mubiye nk'ibihe ndaririmbira Yesu ndirimbo nshya mubiye nk'ibihe z'amaboko hejuru ndaya Yesu ndagushima Mwami ndagushima Mwami ndagushima Mwami ndagushima uruwanjye Mwami turagushima Mwami ndagushima Mwami ndagushima Mwami ndagushima uruwanjye Mwami ndagukunda Mwami ndagukunda Mwami ndagukunda Mwami ndagukunda uruwanjye mu bihe nk'ibi ndaririmba ndirimbira Yesu indirimbo nshya mu bihe nk'ibi z'amaboko ijuru ndayaha Yesu mu bihe nk'ibi ndaririmba ndirimbira Yesu indirimbo nshya mu bihe nk'ibi z'amaboko ijuru ndayaha Yesu mu bihe nk'ibi ndaririmba ndirimbira Yesu indirimbo nshya mu bihe nk'ibi z'amaboko ijuru ndayaha Yesu Mwami ndagushima Mwami ndagushima Mwami wanjye Mwami ndagushima Mwami ndagushima uruwanjye Mwami ndagushima Mwami ndagushima
ndagushima mwami ndagushima mwami ndagushima mwami ndagushima uru wanjye mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri si ishaje uraturinda nitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa akira ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu akira ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu akira ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda nitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu akira ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe amatira ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe nami tukweretse abakozi bawe
izo ntama zawe. Mwami tukweretse, Mwami tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wironyeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garura izo ntama zawe. Tukweretse n'abasubiye inyuma, tukweretse n'abasubiye inyuma, garura izo ntama zawe. Akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Oh, akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Mwami. Ishimwe ni iryawe, iryawe Yesu. Ishimwe ni iryawe Mwami. Oh, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe gusa, ishimwe ni iryawe Yesu. Wakira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ushimwe Mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe, ushimwe Mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe Mwami, ushimwe Mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe Mwami, ushimwe Mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Nshuti bavandimwe, dufatikanyije hamwe twese gushima Imana. Shima Imana yabanye natwe muri uyu mwaka urangiye, mwaka wa 2020, kandi tukaba dushima Imana yabanye natwe. Mbere ya byose rero mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021, kandi mbifurizamo kuzagira ishya n'ihirwe no kugirwa neza n'imbabazi z'Imana, kandi Imana igakomeza kuba mu ruhande rwacu, kuko Imana yacu n'Umwami nyir'ibihe. Rero 2020 uyu mwaka urangiye,
n'umwaka bigaragara rwose ko ari umwaka utabaye uworoshye kandi ntago woroheye isi yose ndetse natwe nk'abanyarwanda ndetse waragoranye rwose. Habamo indwara ikomeye ya corona virus cya covid-19. Iyi corona yaraje ibi kibazo gikomeye cyane mu isi yose ndetse n'ubu iracyahari kandi iracyakataje rwose, ariko hamwe no gukomeza kuyirinda Uwiteka azayidutsindira. Rero dushima Imana yaturinze uyu mwaka wa 2020 warugoye waruruhije, ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Dufatikanyije hamwe rero gushima Imana yatugiriye neza kandi izakomeza kutugirira neza. Nifuje ko muri uyu mwanya mwiza nakwifuriza abera b'Imana, abanyarwanda twese ndetse n'abandi bose babasha kunyumva bari hafi na kure mu isi, bifuriza kugirwa neza n'Imana no kurindwa, kandi bakomeza kwegera Imana cyane kugira ngo irusheho kuturinda ibi byago n'amakuba byo mu bihe bya nyuma, mu bihe bigoye. Ibi bihe byo nta kizayibuza kuza, ariko Imana yacu nayo iri mu ruhande rwacu izaturinda muri byose. Biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko ikamurinda muri byose. Rero uyu mwanya mwiza ndagira ngo dufatikanyirize hamwe gushima Imana, tuyihimbaza kandi tuyishimira ko yaturinze nubwo byari bigoye, nubwo hari bamwe bahitanwe n'iki cyorezo cya covid-19, ariko twe turacyahumeka umwuka w'abazima, nubwo tukiri ku rugamba rwo kurwana nayo, hamwe no gutegereza ko Imana itugirira neza ndetse akabasha no kuboneka n'umuti ndetse n'urukingo. Ibyo byose Imana irabizi kandi ni Umwami nyir'ibihe izi igihe cyabyo. Bibiri ijambo ry'Imana muri Zaburi 143:5 no handitse ngo nibutse iminsi ya kera ibyo yakoze byose, nkatekereza imirimo y'intoki ze, ngo nanjye nyizamuriye amaboko. Twibutse imirimo myiza Imana yadukoreye, nubwo byagaragaye ko habayemo ikibazo cy'icyorezo gikomeye gituma ubuzima busa nk'ubuhagarara mu buzima hafi ya bwose, ariko ntabwo Imana yaturetse ngo dukomeze tube mu mazu. Twarongeye turakingurirwa, turongera dusubira hanze, turongera dusubira mu mirimo, dukomeje no kwirinda nyine, ariko Uwiteka Imana yaraturinze, yagaragaje imbaraga ze. Ukurikije uko iki cyorezo cyari kimeze, bigaragara ko nta muti nta rukingo, ari ukugerageza kwirinda gusa no gushakisha uburyo twakoresha utuntu twose twabasha kudufasha, duhana intera, twambara neza agapfukamunwa, dukaraba intoki no mu bundi buryo bwose bwo kwirinda. Imana yatugiriye neza, iraturinda. Natwe yego tugira icyo dukora, ariko Uwiteka yarahabaye, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero nongere nifurize itorero ryose Bethesda mbere y'umushumba ndetse n'abera b'Imana n'abanyarwanda bose muri rusange, bifuriza kurindwa n'Imana. Yaturinze uyu mwaka utambutse 2020 na 2021 izongere turinde, kandi tuyishingikirijeho nk'Imana ikomeye itagira ikinanira. Rero nifuza ko twaganira gato ku ijambo numvise ryahumekeye umutima wanjye, kandi numva umwuka w'Imana ambwira ngo ntangaze ibi, mbibabwire, mbibamenyeshe, mbabwire ngo nimuhumure, Umwami nyir'ibihe aziyerekana. Iyo ni promesse, ni isezerano. Ibihe turimo, ibihe tubona, ibihe tuvuyemo, ibyo turimo naho twerekeza, hari Umwami nyir'ibihe, hari Umwami ubiyobora, ubitegeka, ubigenga. Nta mwana w'umuntu, nta na technology ibasha guhindura igihe ngo niba bwari bwije ni buke cyangwa bwari bwikeye ni bwongere bwire. Ibyo biri mu kiganza cy'Uwiteka Imana. Umwami yambwiye ngo mbabwire ngo rero Umwami nyir'ibihe aziyerekana.
aziyerekana muri uyu mwaka wa 2021, aziyerekana mu buzima bwacu bwa buri munsi, aziyerekana aho twerekeza, aziyerekana mu kwirinda kwacu iki cyorezo cya covid, aziyerekana ku kintu icyo ari cyo cyose tuzahura nacyo. Imana yacu izigaragaza, iziyerekana. Ni umwami nyir'ibihe, n'ibyo tutaramenya, naho twerekeza, n'ibyo tutarareba, n'ibyo tutarumva, nubwo bizaza, ariko Imana yavuze ngo iduhaye isezerano yuko iziyerekana muri ibyo bihe twe tutazi, tutabona, tutaranageramo. Imana yacu iziyerekana ku gihugu cyacu, iziyerekana mu rwego rw'isi, iziyerekana. Ni Imana, ni umwami nyir'ibihe, arabiyobora kandi arabigenga. Ijambo ry'Imana dusomye mu Kuva ibice 12 umurongo wa 40, ijambo ry'Imana riratubwira ngo imyaka Abisiraheli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Twongere dusome igitabo cy'Umubwiriza ibice 3, haranditse ngo murongo wa mbere, haranditse ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana dusomye mu gitabo cyo Kuva 12:40 havuga ngo imyaka 430 Abisiraheli babaye mu gihugu cya Egiputa, ngo iyo myaka itabuzeho umunsi umwe, itarenzeho umunsi umwe, ngo Abisiraheli barahaguruka bava mu gihugu cya Egiputa. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ivuga ko ari umwami nyir'ibihe, ibigenga, ibiyobora, cyane ko nta n'ikintu kibaho Imana itakizi, kandi ikintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Iyi myaka 430 Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa bari mu mirimo mibi y'agahato, ni mu mubabaro, kugeraho batakira Uwiteka Imana. Imana yumva kuniha no gutaka kwabo, itegura kubatabara. Yatabaraga abanyamibabaro rero, yatabara bari mu kaga n'amakuba n'amajune. Ariko imyaka 430 Imana yararebaga ngo igihe kigeze batatse, bayitakiye ngo yibuke isezerano. No ababwiye ngo Uwiteka yambwiye ngo Imana iziyerekana, umwami nyir'ibihe aziyerekana muhumure, ahubwo hahirwa abamufiteho Imana yabaho umutabazi. Kuko uko byagenda kose, aho wagera hose, ibyo wanyuramo byose, ufite Imana yawe by'ukuri, uyiringiye, uyizeye, udafite ibindi wiringiye bitari Imana nyamana, Imana yacu iziyerekana. Ngiyi imyaka 430 bari mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa, ngo Imana ipanga gahunda yo kubagirira neza, yo kubatabara ngo bakure muri icyo gihugu cy'umubabaro ibagera mu gihugu cy'amasezerano. Ijambo ryafashe umutima wanjye, ngo iyi myaka 430 ngo hatabuzeho umunsi umwe, imyaka 430 hatabuzeho umunsi umwe, hatanarenzeho umunsi umwe, Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa, baragisohoka, bava mu maboko y'abatwazaga uburetwa, bava mu maboko ibyari bibahanamiye bibagoye kandi bibaruhije, bava mu maboko y'abakoreshaga imirimo ibabaje. Natwe numvise umwuka w'Imana ambwira ngo mbabwire ngo abari hafi namwe, abari kure, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndetse no mu mpande enye z'isi, ababasha kudukurikira, umwuka w'Imana yambwiye ngo hatabuzeho umunsi umwe, hatarenzeho umunsi umwe, igihe cy'Imana cyo gutabara abantu bayo mu byorezo nk'ibi, hatabuzeho umunsi umwe, hatarenzeho umunsi umwe, Imana yacu iziyerekana. Imana ishimwe cyane, kandi iziyerekana mu buryo umwana w'umuntu atatekerezaga. Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa ntabwo bari bazi umunsi n'itariki Imana izabatabariraho, ariko kubera ko batatse, Imana yarumvise. Natwe twaratatse, twarasenze, twabwiye Imana, turayibwira ngo dore icyorezo cyateye kandi cyinjiye mu gihugu, kandi si igihugu cyacu, ni mu isi yose, nta buhungiro, ntaho wava, ntaho wajya, hose kirahari, none Imana tabara. Natwe twarasenze nk'uko Abisiraheli batatse, gutabara kw'Imana rero kurahari. Imana yambwiye mbabwire ngo twaratatse, yarumvise, kandi Imana yirukiye gutabara. Gusa kwiyerekana kwayo nitugutegereze twihanganye,
twirinda dutuje, imitima yacu itajugunya amahoro, cyane cyane ko dufite Imana yacu idutabara ku manywa na nijoro. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana ikamutabara muri byose. Muhumure, Imana yadutabaye bwa mbere, izongera dutabare. Imana tugejeje amagingo tugihumeka izabigenza neza. Imana ituma uyu mwaka wa 2020 irangira, isi yose idatsembweho n'iki cyorezo kitarabonerwa umuti, kitarabonerwa urukingo. Nubwo urukingo rugaragara ko barimo bakirugerageza, ariko ntago turabashoye yuko nubwo babonye wenda ari ukuri. Ariko Imana yacu ikomeje kuturinda. Njya ntekereza ukuntu twirwa tugenda hano hirya no hino, buryo tugerageza kwirinda, ariko ugasanga nanone ntago ari 100%. Tukavuga ngo n'Uwiteka Imana wenyine wo kuturinda, kuko ibyo dukora nk'abantu, ariko hari Imana mu ijuru ireba ikadukingira ikibi kandi tugatambuka. Nkuko rero imyaka 430 yabaye ku banyegiputa, ku Bisiraheli mu gihugu cya Egiputa, igihe kikagera Imana ikabatabara, natwe nk'abanyarwanda, nk'abera b'Imana, nk'itorero ry'Imana tuzatabarwa. Hamwe no gusenga Imana tuzatabarwa. Imana twanihe twatakiye izadutabara. Ni Imana yumva gusenga. Muri ibyo navuga ngo ijya yumva gusenga, ijya yumva amaganya yacu, kandi Imana itagitumara amaza ntigidukoze isoni. Igitabo cy'umubwiriza naho twasomye ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, ngo kandi cyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ndabatangariza ko n'iki cyorezo cya coronavirus gifite igihe cyacyo, gifite igihe cyatangiriye, gifite n'igihe kizarangirira. Ntagahora gahanze, n'ibitari ibyo byarabaye. Nagiye numva abantu bavuga ko hajyaga hatera n'izindi ndwara z'ibyorezo, hakaza ubushita, hakaza azatsetse zamaze abantu, ariko igihe cyayo kiragera kirarangira. Uretse ko iki cyo wenda ari mu rwego rw'isi, ariko suko ibyorezo bitagiye bibaho. Ndagira ngo bahumurize imitima, mbabwire ngo none se niba iki cyorezo gihari kidafite umuti, ntikigira urukingo, ari ukwirinda gusa no kugenda twigengesereye, dukaraba, dupfuka umunwa, duhana intera, twirinda kwegerana mu buryo bwose, ariko se kuki tudashira kandi ko nta muti, kandi n'urwaye nawe akabasha gukira? Icyo nacyo ni igitangaza cy'Imana. Mu gihe tutarabona umuti, tutarabona urukingo, ariko n'urwaye akabasha gukira. Yego hari ababasha kugenda koko, nyine umunsi bo wageze, ariko niba Imana ibasha gukiza umuntu hakoreshejwe uburyo bwo kugerageza no gushakisha, na Minisiteri y'Ubuzima ikadufasha, ndetse natwe ubwacu tukiyitaho cyane, kuko ubugingo ni gatozi, umuntu wese akabasha kuburinda, ariko Imana ikabasha gukiza umuntu imunyujije aho hantu. Icyo ni igitangaza cy'Imana. Dushimye Imana rero yuko ibasha gucisha ngo ikagira igitangaza ikora. Ubwo ikora icyo gitangaza umurwayi agakira, natwe bakiri bazima ibasha kuturinda, ndetse ntitubashe no kwandura rwose, cyane cyane ko natwe tubifitemo uruhare kandi tubishaka. Rero iki kintu cyose kiri munsi y'ijuru, icyaremwe cyose gifite igihe cyacu. N'igihe cyo kuvuka kibaho, n'igihe cyo gupfa kikagera. Nta upfa mbere yo gupfa, nta n'upfa mbere yo gupfa cyangwa se nyuma. Igihe cy'Imana kirahari ku kiremwa muntu cyangwa ku kintu cyari cyo cyose. Rero ndagira ngo bahumurize, nkuko umwuka w'Imana yanyuriyemo akambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure, Umwami nyir'ibihe aziyerekana, azatabara, azacecekesha imiraba n'imiyaga, bituze maze duhimbaze Imana, kandi nkuko bikwiriye tumuhimbariza imirimo myiza yadukoreye. Bibiri ijambo ry'Imana muri Yobu 42:22 haranditse ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uko biri kose hari umugambi w'Imana kubera b'Imana. No kuba turangije umwaka 2020, Imana yarabipanze, bipanga ko tuzawurangiza, ariko harimo abagiye, hari n'abagiye ndetse badatwawe na corona, batwawe n'impanuka, batwawe n'ikindi cyari cyo cyose cy'uburwayi bw'umubiri butari na corona, ndetse hari n'abaryamye bucya bapfuye kandi batari bararwaye. Ibyo byose izo mpfu zabayeho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ishobora byose kandi itabasha kurogowa mu migambi yayo yose, niyivuganye natwe yuko ishaka kuyerekana ku muntu we wese. Ahubwo tegereza igitangaza cyawe, tegereza ishimwe ryawe, tegereza isezerano ryawe. Ubundi Bibiri ijambo ry'Imana ratubwira ngo abayuda nta kindi turusha abandi, abizera, abemera, ngo tubarusha muri byinshi, ngo ariko ikiruta byose tubarusha ibyahumetswe n'Imana.
hari icyo Imana yavuganye natwe turakibuka, kandi birikatubwira ngo yibuka iryo jambo yavuganye natwe ibihe ibihumbi, ikavuga ngo kandi iryo jambo iraririnze kugira ngo irisohoze. Imana itabasha kubeshya, Imana isohoza amasezerano. Nshuti bavandimwe, uyu mwaka wa 2021 buri muntu wese yatekereza ko hari icyiza kirimo, hari imbaraga z'Imana zizagaragara, hari ukwiyerekana kw'Imana. Erega ikibi kibaho kikagaragara, kikigaragambya, ndetse kigaragaza ko rwose kari kinyembaraga, ariko burya akagabo gahimba kandi kataraza. Twarasenze, Imana yarumvise, igiye kwintervena, igiye gutabara, igiye kwigaragaza mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Kandi tuzi ko Imana igitabara inyuriye mu mbaraga zayo, inyuriye no mu muntu. Ahari hari uko Imana yatanze ubwenge ikabahereza abantu bakaba abanyabwenge mu buryo bumwe n'ubundi, babasha kubona umuti w'iki cyorezo cyangwa se urukingo kandi rwiza ruzima rudafite ikindi icyo ari cyo cyose cy'ingaruka. Rero reka twiringe Imana kandi twizere Imana, tuvuga yuko Imana yacu igiye kwigaragaza, ndetse tubigire indirimbo, tubigire ibyiringiro, ndetse tugire slogan, Imana yacu izigaragaza. 2021 Imana yacu izigaragaza, byihindurize, bitukure tukutuku, bitera ubwoba, abarwayi base nk'abiyongera, ariko Imana yacu izigaragaza. Abantu bazarwara ariko ntibazapfa, mu izina rya Yesu. Tuzasenga Imana kandi twarayisenze, tuzakomeza kuyisenga no kwirinda Uwiteka yigaragaze mu bintu byose. Umwami yambwiye ngo mbabwire ngo nimuhumure. Haleluya. Imana yacu ni Imana y'amahoro, kandi Imana yacu ni Imana nseruka rukambye. Iyo byatukuye tuku, iyo abantu bajugunye amahoro, iyo abantu bamaze kubona yuko bigoye kandi biruhije, imbaraga z'Imana nibwo zigaragara. Dusoma ijambo ry'Imana n'itangiro ibice 18 umurongo wa 13 kugera kuri 14. Bibiri ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Imana yari yahaye isezerano Abrahamu, imubwira yuko azabyara abana ndetse bakangana n'umusenyi wo ku nyanja ndetse n'inyenyeri zo kwijuru. Ikaba isezerano kuri we, nakomeza kugenda amategeko n'amateka ye, ndetse agakomeza kuyumvira. Ariko igihe cyarageze ngo umubiri we ubwe umubwira ko bitagikunda, umubiri w'umufasha we Sara bigaragara ko bitagishobotse rwose, ariko Imana igikomeje isezerano ku buzima bwabo. Ndetse igihe cyarageze ubwenge bwabo n'intekerezo zabo n'igihe bari barimo birabashuka, bibabwira ko bitagikunze, ahubwo nibagerageze gushakisha uburyo basohoza isezerano ry'Umwami, hakavuka umwana hagati muri bo. Ngo nibwo Sara yabwiye Aburahamu aravuga ati, rero dore dufite umukobwa hano, nubwo ari umukozi, ariko wenda hari iryo sezerano ryasohorera kuri we, umwana uguturutsemo akazavuka, iby'Imana yavuze bigasohora. Ariko si uko Imana yari irabigennye. Bene data, nshuti bavandimwe, nubwo twagira ibibazo byinshi, tugahura n'ibitugora, tukarebesha amaso y'umubiri, tukirebaho, tukareba situation turimo, bigatuma twibagirwa icyo Imana ivuze, ariko Imana yacu yo ntabwo ijya yibagirwa, ntigikangwa n'iminsi n'ibihe, ahubwo irabigenga, irabiyobora, kandi binyuramo igasohoza ijambo ryayo. Nimuhumure yatabaye Abrahamu akabyara Isaka, umwana w'isezerano, nubwo yabanjirijwe na Ishimayeli, ariko Imana yavuze ngo nzakomeza isezerano ryanjye, kugukomotse ku rukiryi, kugukomotse ku isezerano ryanjye ry'ukuri. Bene data, nshuti, nubwo Sarayi yavuze ngo bishoboka bite ko nabyara kandi ndi umukecuru, winjiye mu buzima bwa kimuntu kuko ntago byakundaga. Natwe turebye situation y'ukuntu imeze, n'uburyo bigoranye, n'uburyo kwirinda iki cyorezo biturije bitugoye, tuvuga ngo ariko se kizahaga ko bigenze biti, ko nta muti, ko nta n'urukingo urabone, bizagenda biti. Ariko reka mbabwire, Imana yanyuze muri ibi bihe by'ubukecuru bwa Sara akabyara umwana w'isezerano, ni naho Imana izanyura kugira ngo iturinde ikibi. Amen. 2021 ihindura amateka, icyari kiduteye ubwoba gikurweho, hazi humure, haza amahoro, haza umutekano, ndetse habasha gutangazwa irindi tangazo ritari kuvuga ngo nimugume mu rugo ibintu byakomeye. Nzi ko dufite Imana yacu, twiringiye kandi twizeye. Biragoye kandi biraruhije kubabwira ibi, tubabwira ngo Imana izatabara, wavuga ngo izatabara inyuze he? Imana yacu ntijya inzira, ntijya uko igenza, ni ikibazo giteye isi. Ariko ntacyo muhumure, twese turi ibyaremwe kandi twaremwe nayo. Ahari Imana yashatse kugira ngo ibanze twereke ko ari Imana,
nk'uko icyo gicu cyaje, nk'uko ayo mavirusi yasakaye, ni nako ibasha gutegeka aho virusi igeze hose igasinzira, kandi igasinzirira guhwera, ntiyongere kugira imbaraga, ntiyongere kugira ubukana, cyangwa se ikanyura muri abo bahanga n'abanyabwenge bakavumbura umuti ndetse n'urukingo bibasha kubikiza rwose. Ariko Nimuhumure naho isi yakomeza kwihinduriza izana akaga n'amakuba, natwe dufite Imana yacu itabara ku manywa na nijoro, izatubera amaso. Abafite Imana yabo bazakomera, kandi bamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Mu Migani ibice 21:30 niho hambwira ngo nta bwenge cyangwa ububasha cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Aka kantu ni akantu gakomeye cyane nshaka kubabwira. Ubu hari ikintu bita ubwenge, birikavuga ngo mu gihe cyanyuma ubwenge buzagwira, tekinoloji irahari. Nubwo bavuga ngo nayo mavirusi ya za corona ngakorwa n'abantu, niba yakore Imana yabahaye ubwo bwenge, yahubwenye umuntu umwe gukora iyo virusi, undi kamuhereza wo kuyihagarika cyangwa se wo kuyica. Birashoboka. Niyo bwenge nitanga ubwenge, kandi ubwenge bwayo n'ubwenge bwa muntu nk'ikiremwa ntaho bihuriye. Mu bwenge bw'Imana yacu tuzi, ntibura hicisha, ntibura hinyuza, ntibura kubigenza kugira ngo ibashe icecekeshe hagarike ubwenge bw'abanyabwenge, nubwo baba bashaka kugira icyo bashaka kugeraho, ariko bitari mu mugambi w'Imana. Imana izatabara, izentervena, izaburizamo imigambi y'incakura. Biri ijambo ryo ritubwira ngo bubaka umunara w'Ibabeli, ngo bose bahurije hamwe inama bavuga ururimi rumwe, ari ubwoko bumwe, baravuga ngo twubaka umunara muremure ngo tujye kureba iyo Mana itamenyekana. Ngo Imana ibihoreye gato ngo ibona rwose barubatse kandi ibintu birakomeye cyane. Ngo Uwiteka biravuga ngo ariko ibyo barimo bakora ibi ngibi nubwo bigaragaza ko bahuje umutima, ari n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, kandi icyo bagereza gukora cyose bahuje umutima bakigeraho, ariko ibyo bagiye gukora si ubushake bwanjye. Nubwo babasha kubikora koko, ariko si ubushake bwanjye, si yo vision mfite, si cyo cyerekezo mfite, si uko mbishaka, si uko nabigennye. Imana ishimwe. Ntago virusi ya corona n'izindi zose zizaza cyangwa izabayeho n'izizaza nazo, ntago umugambi wazo ari so gutsemba isi. Imana yavuze ngo ntago Imana cyokora, Imana yavuze ko ubugome bw'abantu ngo nibo bazirangiza, ariko hari bapfapfira mu Mwami n'umwuka akavuga ngo ye nibaruhuka imiruho n'imihati batahe mu gihugu cyo mu ijuru. Urupfu si igikangisho, Kristo yarugize irembo. Ariko tukiriho tugihumeka, Imana izigaragaza kandi izabasha gufata ubwo bwenge bw'abanyabwenge bafite imigambi y'abantu atari y'Imana, ibashe kuburizamo iyo migambi. Nongere nkubwire ngo abanyabwenge nubwo baterana bagashakisha uburyo basoza iby'ubwenge bwabo, Imana itabishaka ntacyo bazakora, nta nicyo bazageraho. Imana izavuyanga, izanyuranya indimi zabo n'ubwenge bwabo kugira ngo ubushake bw'Imana bube, ubushake bwa muntu bukurweho. Nta bwenge, nta n'ububasha, niko twasomye ngo nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ku cya kabiri cyitwa ububasha, muri iyi si hari ibinyabubasha bihari, hari abahanga, hari abanyabwenge, hari ibitwaro bya kirimbuzi, ndetse ubu bihugu birivuga ibigwi bakavuga yuko bakora ibitwaro bya rutura. Igihugu cyose kigaharanira gukora igitwaro kimwe cyarimbura isi, ngo mu isogonda rimwe kikaba cyayirimbura ishuri 10, ubwo maze kikirata ubwo butwari. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo haleluya, ububasha burahari bw'abantu, ariko hejuru ubwo bubasha n'ibyo binyabubasha hari ububasha bw'Uwiteka Imana, kandi iby'Imana yagambiriye nibyo bizaba, ntabwo ari ibyo abantu bagambiriye n'abanyabubasha bagambiriye si byo bizaba. Muhumure kandi mutuze, itubereye maso, iri hafi kandi iratwegereye cyane. Nongera mbabwire ngo mu gihe nk'iki cy'amakuba, cy'amajune, mu gihe nk'iki cy'amage cy'uburwayi nk'ubu bw'ibyorezo, nibwo Imana yegera abantu bayo cyane. Gusa dukwiye gusenga Imana tukumva n'iki Imana ivugana natwe, tukumva ikivuga, kandi tukamenya ko ariyo koko, cyane cyane ko muri iki gihe harimo n'andi majwi nayo y'urucantege, andi majwi nayo y'abadayimoni. Dusenga Imana twumva ijwi ry'Imana rinyuranye n'andi majwi atarayimana. Rero nta binyabwenge, nta banyabwenge, nta bintu by'ubwenge buhanitse, nta n'ibintu bifite ubushobozi by'ibinyabushobozi byabasha kurogoya umugambi w'Imana, byabasha kuvuyanga umugambi w'Imana, byabasha kurwanya Imana ngo biyitsinde. Rindi jambo katubwira ngo nta n'inama
abanyabwenge bakishyira hamwe bakajya inama bakavanga iyi si twayikontorora gute, twabigenza gute. Iyi si yuzuye ubwoko bw'Imana, yuzuye ibyaremwe by'Imana, ibiboneka n'ibitaboneka. Ibyo bifite umugenga wa byose yitwa Uwiteka Umwami nyir'ibihe, uzishyira mu rwego rwo gushaka kuringanira n'Imana ngo akontorore isi ayigenze uko ashaka kuruta ubushake bw'Imana. Ntabwo Imana izabikunda, ntizabyemera. Dufite ibyiringiro ko hejuru y'ibyo byose hari Imana ishobora byose. Ijambo rye riratubwira rero ngo nta bwenge, nta bubasha, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka Imana. Ese ibyo mwari mubizi nabyo? Hari ababona ibihe, babona ibiriho, imitima bikajugunya amahoro, bagasa nk'abimuye Imana. Hari na benshi muri iki gihe cya none, aho twanyuze muri iki gihe cyaka bonde aka kantu twanyuzemo kanyerera ka coronavirus katumye abantu benshi bava ku Mana. Ariko kuyivaho si cyo gisubizo, ahubwo kuyegera nibyo byiza, kugira ngo ituyobore inzira, kugira ngo tugende mu mategeko n'amateka yayo nivuga twumve. Aho abandi bajugunya amahoro, Imana twiri turi muhumure rata, itubwire nk'uko irimo itubwire, turi muhumure nje kwigaragaza. Iyo umuntu akwijeje ubutabazi, ubuzi neza ko icyo wahura n'icyo ari cyo cyose umwizeho ubushobozi, ubuzi ko uzatabarwa. Bituma rero utagira ubwoba. Ariko iyo udafite ukwiringiza protection, utakubwira ngo humura, ntacyo uzaba turi kumwe, ntacyo uzamburana, kandi ukamwizera ahubwo bushobozi, bituma umutima wawe ugenda ujugunya amahoro, bigatuma wumva utameze neza. N'urwo rugendo uba wumva utazagera iyo ujya. Ariko twebwe Imana yacu iravuga ngo ije kwigaragaza, ni isezerano iduhaye. Uko bizagenda kose Imana kizigaragaza, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, n'ubuntu bwayo busaga. Kandi ntabwo izigaragaza ku Banyarwanda gusa, ni ku isi yose, kuko isi ituye n'ibyaremwe. Kandi irashaka kwigaragaza ko ari Imana, irashaka kongera kwivuga nk'intare. Haleluya. Irashaka kugira ngo abajugunye Imana bari bafite, abiringiye ibindi bintu bitari Imana, irashaka kongera kwigaragaza. Kandi Imana ica mu nzira zitari zimwe. Yanyura no muri coronavirus, yanyura no mu kindi kintu icyo cyose, yacunya n'ikindi kinyabushobozi, yanyura no mu munyabwenge runaka, kamukoresha ibi bintu kandi byemeye, byamara kubaho abantu bakagira ngo nyine birabaye biracitse, igahaguruka igahagarara kivuga, igacecekesha imiraba n'imiyaga. Abantu kuvuga bati iyi ni Imana idutabaye, tuzongera tuyikorere, turongeye turayigarukiye. Muhumure, ikintu cyose kibayeho, rikore ni wavuze ngo ibintu byose bibayeho ngo ubushake bw'Imana buba buri inyuma. Nyuma y'ibi bintu hari ubushake bw'Imana, hari icyo Imana ishaka, harimo inyungu z'Imana, hari abantu ishaka, hari abantu ikeneye, hari abishaka gucyura, hari abishaka gutabara, hari abishaka kwigaragazaho nk'imbaraga, igakomeza ikitwa Imana. Ntawe uhangana nayo ngo ayitsinde. Ariko 2021, bene data nshuti bavandimwe, yemwe abatuye isi, nimukura amaso ku binyabushobozi, nimukura amaso ku binyembaraga, nimukura amaso ku nama z'ibihugu by'ibihangange, nimuhanga amaso Uwiteka Imana, niwe mutabazi wa byose. Oh haleluya. Niwe mutabazi, niwe munyembaraga, niwe munyabwenge, niwe uhamagara byose bikamwitaba, niwe ucecekesha imiraba n'imiyaga igatuza, niwe wahagarika ibyananiye abahanga n'abanyabwenge. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dufite ibyo byiringiro. Numvise umwuka w'Imana ambwira ngo nimbabwire ngo nimuhumure, Umwami nyir'ibihe ufite itangiriro akagira n'iherezo. Biri jambo navuga avuga itangiriro ngo agahita avuga n'iherezo. Bene data tubona ubukeye uko bari buze kuba ni mugoroba ntituba tubizi, ko bizabeje umwana w'umuntu ntajya bimenya. Ariko dufite Imana izi by'uyu munsi n'ibyejo hazaza. Iyo dukwiye kwishingikirizaho, niyo dukwiye kwegamira ikatubera ibyiringiro. Nzi neza yuko itorero ry'Imana mu gihe cya none, abenshi muzi ko amatorero atarafungurirwa bitewe n'uko nyine bakomeza kugenda bashakisha uburyo habakomeza kwirindwa iki cyorezo. Ariko ababasha gusenga basenge koko by'ukuri, ndetse n'abatarafungurirwa komeza basenge, kuko gusenga si kujya mu rusengero gusa. Natwe imibiri yacu nirwo rusengero rwiza ruzima. Aho uri wasenga Imana, cyangwa se aho bakinguriye urusengero wakwinjiramo gasenga Imana, kuko Imana yacu ni Imana data wa twese udukunda kandi uhoraho. Uko wasenga uko ariko kose Imana yakumva. Ariko ndabashishikariza guterana kwera, kuko iyo mwegeranye uzitona nareba, kuko niyo urukwi rumwe urukuye mu zindi ukarushyira hanze rurazima. Ariko iyo urwegereje izindi ukenyegeza
n'urubisi rurimo izumye zirarwatsa rukaka, rugafatwa rukaka. Rero umuntu uva aho abandi barakajya kure afite umugisha uko yaterana na bagenzi be bagasusurutsanya, izo mbaraga zigukuraho hantu zikagushyira ahandi zirashaka kukwica. Hunga, ahubwo hunga udapfa. Injira, egera abandi, mususuruke, musenge, babiri bahuje umutima Imana irabasanga. Niko biri ijambo ry'Imana tubwira. Rero ije kwigaragaza, ije gutabara, ije kongera kugira icyo ikora ikagikomeza, iravuze ngo nimuhumure. Nimuhumure. Turangije umwaka abakiriho, twakiriye undi wa 2021, kandi buri mwaka ufite ibyawo. 2020 wagize ibyawo, 2021 ufite ibyawo. Kandi twebwe abizera hari uburyo twatura, tukizera ibyo twatuye. Biri ijambo ry'Imana ngo uko dukorana nayo iravuga tukumva tugakora. Natwe iyo tuvuze irumva igakora, kuko dukorana. Haleluya. Icyo tuvuze tuyiringiye tuyizeye izakorana natwe, izasohoza ibyo tuvuze. Nayo ubwayo nivuga tuzumva dukora ibyivuze. Kandi yavuze ko itazatureka, itazaduhana, ahubwo iraduhetse ku mugongo wayo. Ntabwo ndibuvuge amagambo menshi. Nabifurizaga umwaka mushya muhira 2021, kandi ndongera mbabwira ngo Uwiteka aravuze ngo araje kandi aje kwigaragaza. Uko bisa kose, uko bizifata kose, uko bizamera kose, uyu mwaka twinjiye mu 2021 hari umugabo w'umunyembaraga, hari umugabo w'umunyabwenge, hari umugabo w'umunyabushobozi, aravuze ngo araje kandi aje kwigaragaza. Abazabona Imana bazayivuga, kandi bidatinze muzitera hejuru muhimbaza Imana, muvuge ngo Uwiteka aranesheje kandi bitangaje. Imana ishimwe. Nuko ibyiringiro byacu niko biri, kandi umwuka unyurira muri twe, ukorera muri twe, nuko ariko arimo avuga. Aje kwigaragaza nk'Imana, aje gukora imirimo ikomeye nk'Imana, aje kwivuga hejuru ku banyabwenge n'ibinyembaraga n'ibinyabishoboza byishime hejuru. Avuga ati niba hari icyari kibi cyateguwe n'umubi, ariko hari umwami w'amahoro uje gutangaza intsinzi, uje gutangaza amahoro ndetse n'umudendezo ndetse n'ibyiringiro n'ibyishimo kuba mwiriye bakamwizera hose. Imana ibaha umugisha, Uwiteka abagirire neza. Iyabanye natwe izakomeza kubana natwe, ituma tugihumeka. Muhumure, isezerano riracyahari. Nubwo isi yakwihinduriza, ariko icyo Imana avuganye n'umwana w'umuntu izagisoresha imbaraga ze. Ntabwo Imana ikangwa n'iminsi n'ibihe. Haleluya. Ntabwo Imana ikangwa na situation uhagazemo. Imana ntabwo ireba ibyo uhagazemo uyu munsi wa none ngo igire ubwoba bw'ibyo yakubwiye ngo ntibizasohora. Oya, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ibasha gukura igifatika mu busa. Twarabibonye twe dufite ibihamya. Hari ibyo Imana yavuze twavuga ngo bizashoboka bite, icishije mu zihe nzira, ariko Imana irabikora, iradutungurira, irabikora, turabibona kandi yabitangaza twese twumva. Dushaka inzira zabyo biratuyobera, ariko bukeye mu gitondo icyo yavuze ishyiraho inzira zacyo. Uhumure, ivuganye nawe kizigaragaza. Inzira izanyura mu yigaragaza si zawe, wowe uyiringira uyizere gusa, kandi ushira ubwoba, ushira amanga, gusa ugira ubwenge ubashe kwirinda kuko iminsi ari mibi. Imana idufashe cyane, kandi Uwiteka atugirire neza. Umwami yaravuganye namwe ngo nimuhumure, Umwami nyir'ibihe araje kandi azigaragaza ku buzima bwawe, mu kazi, mu mibereho, mu mikorere, no mu isezerano yaguhaye azigaragaza. Azakora ko ari Imana itabasha kubeshya, azigaragaza, azarisohoza. Na bya bindi ubona ko bitagishoboka. Dusenga Imana ikora, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ireba, kandi ivuga ibintu bikomeye tukibaza impamvu zabyo nuko bizagenda bikaducanga. Ariko gake mu gitondo yabisohoza, twese tukarambara tuti uri Imana. Ni Imana twabonye, kandi iriho, kandi ubwo iriho turiho nayo, kandi ubwo hari isezerano turacyafite iminsi yo kubaho kugira ngo isoze ibyo yavuze. Uri zaducyure mu mahoro, kuko ntago tuzatura nk'imisozi. Iwacu uri mu ijuru nihabera tuzaba, n'abari ngo baraturindiriye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntimukangwe n'iby'iminsi n'ibihe, ibyo byo biri mu kiganza cy'Uwiteka Imana. Ibigenza uko ishaka no mu gihe ishakiye. Ubwo tumufite, dufite isezerano, kandi twumva Imana ivuga, kandi kabiduhumurije, ndiduhumurikiye mu mitima yacu. Iduhumurije nishyizeho amahoro, nishyizeho umudendezo, nishyize ibyiringiro, nitumiye tugira imitima ituje itajugunya amahoro. Tuvuga ngo byakomeye, yakomeye, yazamutse, abantu benshi banduye, bandi baharembye. Muhumure, muri ibyo byose aho Imana yigaragariza, iraje kugira icyo ikora. Gusa wowe irinda, gira amaso abona,
n'amatwi yo kumva kandi ugire n'ubwenge ubasha kukubwira ngo reka ibi kora ibi kandi kukirinde kuko by'ukuri kuko cyane cyane ko iyo ntifite ibara nahiri ntukora ntuvuga ngo yahageze reka ndeke gukoraho ahubwo no kwirinda mu bintu ibyo ari byo byose ko Imana duhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe ariko muri ubwo bwenge bwacu Paulo yavuze ngo zasengesha umwuka n'ubwenge nabwo tugomba kujya mu mwuka ariko tukagira n'ubwenge kandi iyo umwuka wasize ubwenge birapfa niyo ubwenge bwasize umwuka nabwo birapfa rero bigomba kujyana dusenga ariko dufite n'ubwenge Imana izabana n'abanyabwenge kandi na Yesu yaravuze ngo ndabatumye inama mu masega mugende mugire ubwenge ngo kandi uzabura ubwenge nanjye nzamureka ntawe ushaka kurekwa n'Imana turashaka kubana nayo kandi ugakora ubushake bwayo uko kwiza ko Imana kubane namwe kandi amahoro y'Imana atemba nk'uruzi aboneke ku buzima bwanyu abari hafi n'abari kure ntimukangwe n'ibya none ndetse n'ibizaza nabyo dufite umurengezi dufite umwami w'amahoro dufite uwaducunguye dufite udukunda dufite uwaturebye aratumenya dufite uwaduhamagaye azaturinda kandi azi ko turi mu isi y'umwijima kandi twarwa n'imyuka mibi y'uburyo butari bumwe ariko iri hejuru ya byose ni umugenga wa byose ategeka byose mureke tumwiringe kandi tumwizere azatubera ingabo y'amahina kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta mubisha naho yahaba ntacyo azadutwara Imana ibaho umugisha Uwiteka bagire neza mu izina rya Yesu amen reka dusenga Imana data twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu turagushima tugushimira impuhwe n'imbabazi byawe utugirira tugushime ko waturinze uyu mwaka urangiye wa 2020 habaye ibigoye kandi bikomeye harimo n'icyorezo cya COVID-19 kandi ni igikuba cyacitse mu isi ariko uri Imana ireba Imana ibera hose icyarimwe tugushimira uburyo wahabaye waraturinze turi bazima n'abarwayi warabakijije kandi abandi bose wenda hari bazafatwa bitewe n'ukuntu nyine iki cyorezo kigihari ariko uri Imana izakomeza guproteje ubugingo bwa buri muntu ukwiringa hakwizera wese mwami uzamugirira neza kandi uzabasha kugira ubwenge mu gihe cya none nibihe bibi biruhije dukwiye kugira amaso abona n'amatwi yo kumva n'umutima ukangutse rwose kugira ngo tubashe kugendana n'ibi bihe twikomeje ku rutare kandi tubinesheje tubitsinze rwose nibahishe nk'Imana maze ugire neza abera b'Imana bari hafi n'abari kure abitorero ryawe bagirire neza ubungura ubwenge ubuhanga no kumenya kugira ngo tubashe gucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi urakoze mu ngeri mwiza yubahishe nk'Imana utanga amahoro mu mitima yijugunya amahoro byiringiro byari bishize benshi bari bataraye bari bacitse intege bavuga ngo Imana irihe ese bimeze bite ariko ntago twiringiye ubwenge bw'abantu cyangwa ibinyembaraga n'ibinyabushobozi ahubwo twiringiye Imana ituyahiringiye amajuru kandi ba muri twigendera muri twikorera muri twe iturinda ikaturinda ku manywa na nijoro ni wowe twiringiye wenyine reka ukora imirimo ikomeye kandi itangaje kandi imigabo n'imigambi y'ababi n'abazima babi n'imbaraga mbi n'ubutware bw'umubi n'indwara z'ibyorezo byose biceceke bisinzirire guhera mu izina rya Yesu ahubwo umugambi wawe usohore kubera wawe urakoze kugize neza 2021 reka mwami tuzabone buri muntu wese azamuye ukuboko kwe kandi ahimbaza Imana avuga ngo Uwiteka niwe Mana yarahabaye kandi atsinze ikibi none ndamahoro kandi ahagaze ndemye urakoze urakarama mu ngeri mwiza izina ryawe rishyirwe hejuru amahanga yose nakubara indimi zose zatuze byo kuri umwami kuko akwiza kurambuke gusoza imigambi yawe kandi humura utanze kandi imbaraga zawe mwami na promesse utanze yuko ugiye kwigaragaza mwami w'amahoro warigaragaje urigaragaza imbere y'Abisiraheli ubwo inyanja yari yihindurije ukuntu bakabona ko nta nzira ariko urigaragaza uhaca inzira abanyagiputa bagira ngo niyo nzira ari nyabagendwa ariko yari inzira y'ubwoko bwawe uzaducira inzira hatari inzira uzigaragaza nk'Imana mu bigoye n'ibikomeye uzigaragaza kuko si ubwa mbere wigaragaje ku bwoko bwawe twarakubonye iminsi yatambutse n'ubu muri iyi minsi uri murigaragaza n'igihe kizaza nacyo uzigaragaza nk'Imana nk'uko bivuze urakoze urakarama ntago tuvuze byinshi uzi byose nk'Imana nk'uko duhaye mufasha natunihe imini hitavugwa natangira raporo mu gihe cyo mwijuru ibikeneye bikwiriye mu gihe cya none mami ubyumve maze hataramaranga mutima y'umwana w'umuntu mwuka ruko ari udutangiye raporo ari utuni hari udusengeye maze ududubize tugubwe neza turatuje we gutuza turacitse we guceceka ahubwo koko akwiza ari gusohoza ibyo tubigiringe gutyo tubyize ko bikoze mu izina rya Kristo umwami wacu amen mugira amahoro y'Imana
dushimira Imana nyuma yahamuye n'ibigeragezo yibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiye gushima ariko nyuma nza gutekereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiye gushima ariko nyuma nza gutekereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe ibibazo byose ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana biriho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza
byatuma tuza imbere y'Imana duje nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo Yesu ibyo wakoze birahambaye birenze cyane uko twe twabivuga imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi ukuboko kwawe niko kwadukomeje haraho twageze tubura amazi yo kunywa Yesu watubereye isoko amaso yacu yari yuzuye amarira washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu haraho twageze tubura amazi yo kunywa Yesu watubereye isoko amaso yacu yari yuzuye amarira washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu watubaye bugufi icyubahiro cyawe cyagumanye natwe mwami neza yawe yatwonyeho mu mwijima watubereye umucyo mu ntambara watubaye bugufi icyubahiro cyawe cyagumanye natwe mwami neza yawe yatwonyeho mu gihe cy'umubabaro waraserutse wateze ugutwi wumva gusenga kwacu imbure zo mu mutima warazomoye ahantu kwiheba uzuza ibyiringiro imbure zo mu mutima warazomoye ahantu kwiheba uzuza ibyiringiro Yesu ibyo wakoze birahambaye birenze cyane uko twe twabivuga imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi ukuboko kwawe niko kwadukomeye imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi ukuboko kwawe niko kwadukomeje ushimwe kutaturize umuhigo w'abanzi bacu ushimwe kutaturize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi
ntibavugiriza impundu kunesha abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha oh sinabona amagambo nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe utuye indirimbo yakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe sinabona amagambo gukomera kwawe utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo ikubiyemo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo ikubiyemo amashimwe yanjye yose utuye amashimwe yanjye yose hallelujah 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 ibihe byangezeho bintera kwiheba nkareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane nkami ko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbese urihe mwami wanjye urihe ibihe byangezeho bintera kwiheba nkareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane nkami ko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbese urihe mwamurihe mwami wanjye urihe ngeraho nshobewe nshyitsi intege niko kumva ijwi ryiwe rimbwira riti uru rugendo rwawe ni jye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro ngeraho nshobewe nshyitsi intege niko kumva ijwi ryiwe rimbwira riti uru rugendo rwawe ni jye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba 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 ndabuhetse ku mugongo